buragoranye naje kurinda inyoni mu bishyimbo umubiri n'uwanjye ariko nyarumva nk'abandi ngo bajya kugirirwa neza oshe banyoniwe genda ibishyimbo nabyo byambaye akaramata natse akazi ko kurinda inyoni mu bishyimbo ariko imibereho yanjye ndayo myambarire ndayo ariko ubu buzima batubwiye ko ari igihe Imana izabudukuramo ibi bijumba byo navuye gucukura hano biraryoshye koko ariko reka nubwo nabicukuye mu murima gutari urwara reka mvuge ko ibijumba bimeze okera ndakiri mu buzima afite gahunda izi nyoni nazo ziri kumbuza peti za famille ibishyimbo nihekenyera ibijumba kundebera di ariko ibijumba byoryoha mbyokeje kubera ko kubihekenya nijoro norandi kunya mu buriri ariko kanzigaze kimwe hari umuntu wagera nakamura muri cyo guhekenya nawe agahekenya kimwe nubwo ari ubuzima bukakaye ariko umunsi ibintu bizasobanura batubeshya ngo ibijumba ngo byokejwe n'ibitusi abakire ngo ndibo birya ako ngiye shingiye ku buzima ndimo ndabyotsa kandi zambekenya buri munsi ajumba ariko kararyoshye no kugahekenya rero ako Yesu ajya kuri abandi kure nanjye aryazangirira neza akazi kanjye nako kurinda inyoni mu bishyimbo ariko inzara ndayizanyicira ku musozi abandi bafite ibijumba bejeje ntabwo byakunda nzabirya kuva igihe Yesu azangurira hehe kurinda inyoni mu bishyimbo ubundi ubuzima bugakomeza ewe nzara we nubundi yarinyishe ariko arandi kwabona umugabo nako numwana niba ari gukora ikimana yanjye ngiye kureba kuba cyanye buriya yabatetse cyangwa se ari kotsa ibijumba ndagiye ngiye kureba ko byibuze nanjye nareba icyo nawe ukwenda namusanga hari ari kurya nanjye nkaryaho yemwa wiriwe uraho neza yego amakuru si neza nose ko ndi kubona aha ngaha uhicaye niki cyakuzanya aha ngaha hano natse akazi ko kurinda ibishyimbo ngarinda inyoni ziri kurya uruyange imiteja ariko kubera ko mari iminsi miremire hano inzara ibiri kunjya bana yicaye hano nari mvuye gucukura ibijumba ara hepfo nari ndikotsa hano kugira ngo ndeke ubuzima bwanjye bwokomeze urakoze cyane ahubwo nanjye bwanjye inzara yarinyishe rwose gusa weho none si ntakaje mbanje wenda vuba wambo wenda ngo kuri na Kenya uko ndi kumva inzara yari imereye nabi kubera iminsi miremire maze hano rero ngewe nirirwa hano ngana harara za nyoni za saa 11 ndizirya uruyange inyoni za saa 12 za nimugoroba ndizirya uruyange uzi ko saa 12 inyoni ziba zageze mu bishyimbo ariko ngewe niko kazi kanye ahubwo ningu iki kijumba ukagenda simbona amazi yo kukinywesha singira umwambaro wo kwambara reba imyambaro nambaye kucyuru kumbana nuku nta kindi kintu ngira doreba nawe uribaza ko noneho ningu ikijumba cyanjye ko manavuye kukiba abaturage none ngewe uzemera neza ko nanjye uzajya unzanira amazi yo kunywa ukamba n'umwambaro wo kwambara wihangana umpereze nanjye mekenyeho kuko nanjye inzara mfite irarenze ahubwo nicyo nzagukorera ari imyambaro ari nayo mazi ngiye kure kunani nzakugira neza nkabizana nkagusanga aha ngaho urukwemera inyoni rwose nshuti yanjye uramungiriye neza n'ubundi akora iyi nzara mfite rwose senge uzabasha kubyambika n'ingwe ikijumba cyanjye rwose inkweto nzazikuzanira icyacyo cyose ishati nzakuzanira ikitse gutya nyikuremo ijyane nkijugunye gusa icyo ntazagufasha kugufasha wenda nukwemereza inyoni ko ntabwo nabona amafaranga yo kuzagura wenda nguve kwaka kazi ariko imyambaro myiza amazi yo kugira ngo nshike ikijumba ndetse n'ibiryo nzakuzana ntabwo ngombwa kuzajya kwibijumba by'abandi buruguhekenya kano rero mugende ikotsa turiya sibyo buruguhekenya mugende ikotsa turiya nibyo nimba
nzara ibyo ndo biracya ngo uryehora ariko birakuniga kuko ndamazi mbi gusa wihagara maze nzayazana nayo inzara mfite ni nyinshi cyane nawe inzara mfite ni nyinshi cyane ubu buzima rero buragoranye urukundeba yego ni gucya nirigwa inyoni njyana bangira kadahwema mu bishyimbo ariko hari abagabo bafite ibyiringiro hari abagabo begeze kunzangana bafite bibiliya bambwira ko n'ingombe za bino warigiye bazaza kunsengera ngo mve hano ariko narabategereje narababuze ihangane ibyo byose ugumya kwiringira Imana aba bagabo ntabwo Imana ikwereka Imana amasezerano itazasohoza izagusoreza uzava ahangaha uzagera heza rwose umura mwene data ibyo byose bizagikora bino birenge bura bizambara ingweto ubu buzima ariko urukububona uzajambadure nanjye ngiriye neza rwose mwana wa data uri mu ijuru azagufasha nzanda komeza gutera inyoni kuriya isaha y'Imana nigera nanjye nzava hano ku muhanda mvamenye imirima nanjye njye kwibeshaho nawe gukora neza nk'abandi bantu ariko kandi nawe uzabaho neza Imana izakugirira neza none se wowe usengeraga ngewe rwose ahantu nsengera mu itero rya ADPR ngende nsengera muri ADPR rwose kandi njya numva ngo barasenga bakuzura umwuka wera rwose neza cyane buriya weho abo bantu bakoze Imana babikubwiye ntugire ikibazo ibyo byose bizasohora ariko ndabona pasiteri gusa ugira ibyiringiro pasiteri nawe rero ntabwo yazana kukwatara urusengero ahubwo gusa rwose aba bageze ahangaha b'abakozi b'Imana babonye ari ba pasiteri ndaho nabonye ari ba pasiteri yego ariko bararabaga bafite bibiliya bambaye ingweto zimeze neza zisukundi kundu batambaye ibirenge ngibi byanjye yego ari abagabo barebare baragendaga bateraga indambi imwe n'indi ngahari ariko njye nakwireba ngabona ari ibintu ndazashobora ibyo byose rero humura uzabibona imbere yawe kandi bizaza ari ibintu byiza cyane bizanezerwa hano gutya aka kajumba ko uzajya n'ibitare akajumba n'ibitare akajumba uzajya ubundi yakwicara akazamenya akazarya kukanyama ng'abandi kabisa akayamuka akarya agafiriti ukambara neza ukambara n'andi bita karuvati nubwo ntayigendanye karuvati ibyo byose uzabyambara ariko ibi bintu bibaho koko ibi bintu bibaho mana we harimo abantu buzarengera utibagiwe n'abacanira ku mihanda ariko koko ibi bintu nayo mbiheruka mu 1983 byo gucana ku mihanda akoreka mwegere wasanga mu byo yabuze yarabuze n'ijambo ry'Imana kamwegere pe muraho bene data muraho mukomere cyane muraho amahoro y'Imana bari nawe muraho yego pastor uraho turaho turashima Imana ariko bive ngiye kukubaza nk'amakuru yawe yameze ku bwanjye mu mutima wanjye yego mbona ko amakuru yawe atari meza nawe uri kubibona kuko ububuzi ariko ibyo timuyiba murayishoboraga none nibwo buzima njyewe nabayemo gerageza nanjye nibwo buzima nabayemo urengera abawe none inyoni zamaze ibishyimbo ubwo ushatse kumbwira akazi kawe nako kwirirwa ku muhanda ukotsa ibijumba akazi kanjye njyewe nirirwa ndinda inyoni mu bishyimbo kubera ko zamaze uruyange rw'abandi abaturage baba barambaye akazi nuvuga ngo ibi bishyimbo iyo ndabirinze inyoni zirabirya zikabimara uruyange bikabera aho ngaho mwami ukubona ngo bene inzara mbambitse mana we kuri inyoni ziba ziri kuguruka noneho rero uriko na zino nyoni mba ndi kuzikubita nanjye ngakamira akayumba kubera ko ubu buzima mbonamo ndimo singira ingweto ngira imyambaro pastor dore ko nambara ni gutya hoya humura muri Yesaya 35 niko Bibiliya ivuga haravuga ngo uko umwami Imana azagira ute azandabara ngo nicyo gituma ndamwara ngamera ng'urutare rukomeye
vuga ngareruya mvugira ngareruya Amen. oya mvugira ngareruya Amen. akiyo amena yotumbagira gagera mwijuru vugira ngareruya Pastor ubu buzima ndimo hano kugu mwanda. Ubu buzima ndimo kurinda inyoni. Yego. Haleluya nzayivuga mburiye hehe nayo. Ko nuko guke ko haleluya nuko mbyumva nabantu bikiriza ngo amen. yego bavuga amena cyane haleluya Haleluya. amena cyane Amen. bo ijwi ry'Uwiteka Imwami Imana irambwiye humura siko bizahora muri Yobu 28 umurongo wawo 28 kuba Uwiteka nibwo bwenge Ego. kandi kuva mu byani ko kugira ute Niko kujijuka. kora hano Yewe. niko bivuga Soba nuko navamo. Nuko wanyigisha kuva mu byaha niko kujijuka. yego Urambwire ko ari ibi birenge byanjye bizambara ingweto. humura ariko nta cyana ni Imana vuga ngo nta cyana ni Imana Ndakana ni Imana. bivuga cyane ariko utsinda Ndakana ni Imana. bivuga cyane ongera Niki kijumba ndi kurya. Oya. Ndakana ni Imana. Imana okay Aha. ayi wewe vugira ngo ubuzima buragoye Ubuzima buragoye. No vugira pastor. ngo ubuzima buragoye Ubuzima buragoye. No si pastor. Kino kijumba cyuzuye imyotsi. Kandi ngewe nibyo bindunze. ndakibazo Nimugoroba harigenda yego harigenda inyoni nazitsiritse ngagenda ngajya kuryama ngaruhuka. Ariko nabwo sindyamaga kuki. Nuwenda ngararamo iki gishati ngakizingiramo n'amaguru byose. Narangiza. na umva ndega mati nakubwiye ngo ijwi ry'Umwami Imana ryambwiye ngo siko bizahora mvugira ngo siko bizahora Siko bizahora. siko bizahora Siko bizahora. siko bizahora Siko bizahora. ni gutyo Ego. None si pasteri Yego. kumuntu yadusuye hano turinda ibishyimbo hano turwana n'izi nyoni hano tuzikubita imishugujugu pasteri ndabona kwakiza iki kijumba nawe ukazansabira umugisha Imana ikazangura mu kurya ibijumba ikangaburira ibindi bitari ibijumba. Umwuka wera Yego. agufashe kandi akurengere Yego. iki kijumba ukimbaye ugikuye ku mutima Yego. n'Imana izaguha ibyayo idasinonwa Amen. uko ukimbaye udasinonwa n'Umwami Imana azagutabara atagira ute Amen. oya atagira ute Adasinonwa. ako kandi atagira ute Adasinonwa. ngumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo urajya kandi urokerezwa uko kokerezwa rero bigiriwe nawe Umwami Imana agutabare kandi akurengere Amen. tuzahure Amen. zibuze Yego. nyuma y'amezi abiri Yego. tuzahure wambaye ingweto ibi bishati wogira uraraga mu mabyiga ingurube Yego. Imana ibihindure Imana ibihindura. ibihindure kandi kwambika iki Imbaraga. Amen. ikwambika iki Imbaraga. Bino rero yego ukuri kubibona gute ubuzima buragoye. Ubuzima buragoye. bugora he bugora hahandi ho Satani aba yarakuribase akakuribata akagukandagira ariko Umwami Imana yaje akaza mu byawe ushora igihumbi kunguka 5 kubera iki Imana humura tuza we senga cyane Umwami Imana aragufasha kandi akurengere akwambika imbaraga mu buzima bwawe no mu maraso no mu mishokoro no mu mitima Imana ihiyojejemo imigisha Uriya mugabo rero buriya pasite ugeze hano ariko abandi bagabo bazanza bakumariye iki aba bagabo rero yego barambwiye ngo ndabushobozi bafite bwo kunyambika ingweto yego ariko bari bafite bibiri barangigisha barambwira ngo iyi si ubuzima bwayo yego ubuzima bw'iyisi ngo buragoye oya buragoye ariko barongera barambwira ngo ni ingomere komera kandi ngo kandi njikame wihangane barambwira ngo nubwo ndi kurinda inyoni hano hepfo izi nyoni nazo we yemwe do ziragarutse kubera ijambo ry'Imana navuze nta nyoni zajyamo nda nyoni zajyamo uza kurinda wizeye iki Imana ngenza kurinda buri gihe nizeye Imana kirabikora none barangije barambwira ngo ibi bijumba nge mbihekenya ndababwira tuno nimbihekenya ko bizandera inzoka kandi nawe kubibona inzoka zaranyishe warasigoma ariko narasigoma ariko mfite Imana ubwo ugeze hano rero pastor ariko nzabona ingweto ngiyo yawe oya ariko ibi byose ari umubiri nambaye ari imyenda nambaye mbiragiza he rurema none si
ko uruko nukunda uko nambaye, reba bino birenge byanjye, kandi wowe ukaba warambwiye ukaba ukumbwiriza. No space nzajya njya mu rusengero ningirirwa ubuntu bwo kuvamo iyi mirima, nzajya njya ku rusengero ndangweto nambaye. Oya, ngewe ibintu ngubwira nizeye ko ubuzima utazabubamo. Iyo mbonye umuntu mugenzi wanjye yandavuriye ku gasozi, ndushaho kubabara. Kumva reka ndahe gusa nakubwiye ngo uzajye wishingikiriza Yesu. Ahandi mu butayu ujya gusenga mu rusengero, ujye witinya no kwambaye ibirenge, uzahura n'umukire akwambika imyenda. Nzahura niki? Uzahura n'umukire akwambike ibi birenge byawe kuva wavuka ndazajyamo ingweto, ariko gusezeranyije ko umunsi runaka utazi nanjye ndazi uzambara. Ubu urambwira ngo nzahura n'umukire anyambika ingweto angure ko ibi bijumba? Uzabivaho. N'abari ku muceri ntabwo babivukanye. Ako kijumba kimeze ne? Kijye unezerwe. Iki kijumba rero maze imyaka 28. Noneho ushatse kumbwira ngo imyaka 20 niyo n'umunani wicaya aha ngandi kurinda inyoni mibi bishyimbo? Naho utandukaniye na wa muntu wahoraga ku kidendezi ategereje ko Yesu amugirira neza. Humura rero nawe nejo ukagirirwa neza niki? N'Imana na Nyagasani. Gucya vuye hano nzezeranyije ko uzajya urajya gusenga ngabandi. Reka ndahe, hari ahantu bambwiyeho najya kureba umuvandimwe wanjye kana kengo karagwaye. Ngiye kureba ko Nyagasani aragira neza kagakira. Sawa, noneho turi kumwe kandi mugire ibihe byiza, gusa wizere Nyagasani azagufasha. Ubu n'ubuzima bwanjye bubanziriza urugendo rw'imyaka namaze. Ndi muri ubu buzima bwo kotsa ibijumba, ndi muri ubu buzima bwo kurinda inyoni mu bishyimbo, ndi mu buzima butazi koga no gukaraba, ndi mu buzima bukomeye cyane bukakaye, ariko nizera iyabivuze niyabihanze ko nanjye ubuzima igihe kizagera ngagubwa neza. Uru ni rwo rugendo ndangiye rwo kwereka abantu isi ya none n'ubuzima turimo n'icyerekezo abantu bageramo. Isi ubuzima burahinduka, hakaza ubundi bushyashya, kandi abantu bakabaho bakazagubwa neza. Imana ibahe umugisha mu izina ryayo.